Abantu benshi bakunda kumbaza ngo ese Freddy ni iyihe content wakora hano kuri YouTube noneho mu Rwanda igakundwa hanyuma ikaba yatuma YouTube channel yawe izamuka vuba cyane. Izo comment nakomeje kuzibona kenshi mubona ntabasubiza, ariko uyu munsi nje ngo tuganire kuri icyo kintu. Guys, nyumvira aka kantu. Iyo ugitangira business uri urubyiruko cyangwa ugitangira ibintu muri make ugitangira gushaka gukorera amafaranga, hari ikintu kikubaho udashobora no guhagarika. Abenshi rero gikunda kubaca intege kandi nta muntu kitabaho. Nari ndiho ni scrollingira kuri YouTube ndiho nigendera gutya ngo kuri iyi channel y'umuntu witwa Kenisi Imfura y'iwacu, official channel ya Kenisi. Iyi channel ndayirebye nyikuramo amasomo manini cyane kandi akomeye. Nshobora gusangira nawe wowe wambaje ngo niki wakora. Abantu bavuga ngo ubushomeri bubamereye nabi, abantu bavuga ngo bakora ibintu kuri YouTube ntibirebwe, abantu bavuga ngo dukora ibingi dukunda ngo tukabona wapi, abantu biganyiriye bihebye. Iyi channel inyongereye imbaraga mu bugingo, tugiye kuyiganiraho murebe isomo rinini ugomba kuyigiraho. Je tugiye kuganira nitwa Gatari Fred. Nubona iyi video igufasha uze gukanda like. Nimba ari ubwa mbere umbonye ukore subscribe ufungura inzogera. Dore impamvu nyamukuru ukwiriye kwigira kuri iyi channel. Nukuvuga ngo iyo gitangira urugendo rwo gushaka amafaranga ukora ibintu byinshi bitandukanye bikabije pe, ku buryo ukora ukagira ukibagirwa n'ibyo wakoze mbere. Rero icyo uri buze kwigira kuri iyi channel y'uyu mugabo witwa Kenisi. Iyi channel reka tubanze tuyinyuzemo amaso murebe. Iyi channel amaze imyaka irenga 5 nta video ashyiraho. Iyi channel iriho video zigera kuri 5 zonyine. Iyi channel Kenisi yari umuririmbyi cyangwa se yararirimbaga. Iki gihe creating iyi channel byanze bikunze yabonaga agiye gushyira imbaraga mu muziki kuko hariho indirimbo zirenze 2-3, hariho ibitaramo bitandukanye. Iki gihe Kenisi yari ataraba Kenisi tuzi kuri ubu ngubu kuri uru rwego ariho. Yari umunyamakuru, akabifatanya n'ubuhanzi, akabifatanya na business, akabifatanya. Ibyo byose byari mu rwego rwo kugira ngo uyu munsi abe ari Kenisi tuzi uyu munsi. Nukuvuga ngo uyu munsi tube tumuzi nka Kenisi w'umushoramari ufite gasogi, ufite ibiki n'ibiki, ariko bimusaba kuba hari ibintu yahereyeho akora mu gihe cyashize. Nukuvuga ngo rero yica n'ikintu ugiye kuyigiraho wowe unonanga ukora YouTube channel uyu munsi. Yikora ushyizeho imbaraga kuko urabona nk'ubu hano afiteho igitaramo yari yatumiyemo Ivona Chaka. Ni umusitari, ni umuntu ukomeye. Iki ngiki ese urabona agipostinze icyarebwe n'abantu banga imyaka 5 irashize cyarebwe n'abantu 278. Video ze harimo izarebwe n'ibihumbi 32, ariko hari n'izarebwe n'abantu 278, 700 n'abandi. Isomo rikomeye ugomba gukura kuri iyi channel. Icyo mbabwiye ngo mukore nanjye mba ndi bugikore. Gutangira ni bimwe, gutangira bisaba kwiyemeza. Kenisi channel byanze bikunze urabibona ko imyaka 5 ishize nta video nimwe arongera gushyiraho. Wenda yarabirenze yagiye mu bindi, yagize andi ma business, ariko icyo gihe yatwaranaga ari menshi kugira ngo uyu munsi ubu mubona ari Kenisi ufite TV1, ufite gasogi, ufite business zikomeye nyinshi tuzi nizo tutazi. Wowe rero tukugaruke wowe umbaza ngo noneho ngo ni iyihe content wakora hano mu Rwanda cyangwa se kuri YouTube cyangwa ngo nakaye kazi wakora. Ndagaruka nkubaza ngo ese ubundi ushoboye iki? Ese ubundi ugerageza amahirwe yawe uko angana yose? Ese ushyiramo imbaraga zawe zose? Wikora ikintu kimwe, kora byinshi. Nurangiza ubikoresha imbaraga, nurangiza kimwe kizaboostinga kurusha ikindi, aba ari cyo ushyiramo imbaraga kuruta ibindi. Iyi channel ntago nari kuyinyuraho nta kintu nyibabwiyeho. Murabizi ko ibyo mbabwira ari byo nanjye nkora. Iyi channel imaze imyaka 5, turamuzi. Ifite 1,130.
ntabwo ari bibi. Iyi cano Kenisi ashatse yayizamura umunsi umwe ikagera no ku bihumbi za magana, ariko uyu munsi ntabwo ariyo bizinesi arambirijeho, ariko igihe yari akiyirambirijeho yayikoresheje imbaraga cyane. Bivuze iki? Kora akazi ukwiriye kuba ukora nonaha uri urubyiruko, uri umusore. Uploadinga amavideo ni muri kuri YouTube, shyiraho. Kora business utekereza ari yose kuri mu mutwe ufitiye ubushobozi, ejo bundi hazavamo imwe iboosting kuruta izindi, hanyuma ugire gute ubone icyo gukora gitandukanye n'ibyo uri gutekereza nonaha. Ibyo uri gukora nonaha bishobora kuguhira akaba ari byo bigutunga, ariko ubu nonaha wikwirimita bumukandida w'ibintu byose byemewe muri iki gihugu. Murambabwira ngo bumukandida w'ibintu byose byemewe muri iki gihugu kubera ko kimwe kivamo. N'umubyeyi abyara abana batanu akavuga ngo hazavamo umwe akora iki, abandi bakora ibi, bamwe bagire batya, bamwe bikunda abandi byange. Nawe rero byara abana benshi bameze gute? Abana benshi nkubwira na akazi. Byara akazi kenshi, hanga akazi kenshi, hanyuma ejo bundi hazavamo kamwe ka boosting kuruta kandi. Iyi ndirimbo murayizi yitwa African Lady ya Kenisi, ngiyi turayizi twese, twarayibyinnye. Uyishaka ze kuyijya acurange yumve. Heart Desire murazizi. Indirimbo ni nyinshi, impamvu yafataga umwanya agakora amavideo nk'aya kamuvuna, ariko ubu none ntabwo nibaza neza ko byapfa kumworohera kubijyamo. Isomo rero dusoza twakuramo hano nk'urubyiruko rw'u Rwanda, kora ibintu byose byemewe, wikumva ko ugomba gufokasinga ku kintu kimwe cyakwanga ngo ndapfuye. Kora byinshi, ejo bundi uzajya kubona ubone kimwe kirakunze, hanyuma aricyo ukurikira. Ubu none Kenisi muzi atandukanye na Kenisi wa kera wari umunyamakuru gusa, cyangwa se wari umuhanzi, cyangwa wabifatanyaga byose bigoranye. Ubu none ni umushoramari, ahagaze neza, ari mu bavuga rikijyana. Ndagushimiye wowe urebye iyi video, ndagushimiye ko ubifatiye umwanya ugafata isomo kuri Kenisi. Narabibabwiye ngikingiriye umumaro nicyo nzajya mbagezaho. Kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ntihakagire video nk'iyi gucika. Ukanda like nimba iyi video hari ikintu kwigisha, hanyuma ubimbwire muri comment uko ubyakiriye. Jewe ndasoje. Ushaka kumenya uko wafungura YouTube channel ubwawe, ukamenya nuko wayizamura mu gihe gito, urebe video zirimo munsi. Ushaka kumenya uko wazamura TikTok yawe, urebe video zirimo munsi. Ushaka kumenya uburyo wa monetize channel yawe, ibijyanye na AdSense, ibintu bijyanye n'ibibazo byose biri muri monetization, urebe izo video zirimo munsi. Bye bye, ndabakunda.